Halo bakunzi ba Murati Show ndabashuhuje cyane yambi muraho mwiriwe mumeze mute mwaramutse aho bukeye mwese yambi abantu bose bakurikira Murati Show aho mwamuherereye hose ndabahobeye cyane ndabizi ndabafite Imana ikomeze ibahe umugisha kandi ikomeze ihaze ibyifuzo byanyu mufite. Nje kuri ino nshuro kugira ngo tuganireho gatoya kuri terime yitwa bakunda kuvuga ngo niko zubakwa, terime ntajya nkunda, terime ntemera ku mpamvu zikurikira. Iriya terime ngewe iyo nyumvishe kenshi nyigereranya n'ibyo bita nka karande, mbigereranya nk'ibintu bya karande nyine, karande kandi nayo itari nziza kuko kuva tukivuka kugeza uno munsi twumva niko zubakwa, abatubyaye niko zubakwa, abababyaye nabo niko zubakwa. Ni ibintu by'uruhererekane kandi bitari byiza, nibaza yuko ari ibintu byaba ari ibintu rwose bya karande nayo itari na nziza, byibuze yaba yabagana karande itari nziza byibuze. Rero ngewe uwo ni ngewe ubyumva gutyo, ngewe niko zubakwa sinyikunda. Nkaba nifuza yuko abantu batwumva cyangwa badukurikira twabihindura kuko birashoboka, kubera yuko impamvu yo kubihindura irahari. Wenda abakera niko bumvaga ibintu, ariko kuri ubu ugereranyije nko mu myaka nka 50 ishize, 60, 70 basogokuruza, wenda ugereranyije nabo birashoboka yuko wenda ibyo bintu byashobokaga. Ariko iyo nkurikije ibihe turimo, iki gihe turimo, mu by'ukuri iyo urebye ubona hari ibintu byinshi cyane byahindutse, byagiye bihinduka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Aba rero numva ari na ngombwa yuko niba hari ibintu byagiye bihinduka muri sosiyete, mu mibanire y'abantu n'abandi, n'ibyo ngibyo bishobora guhinduka kandi bigakunda. Terime yitwa ngo niko zubakwa rwose igasa nk'igiye ku ruhande, kubera yuko muri icyo gihe, muri iyo myaka ya basogokuru bacu cyangwa n'ababyeyi bacu, muri icyo gihe umugabo hari ukuntu yari ameze, n'ubu hari uko ameze, ni ibintu bitandukanye cyane. Icyo gihe iterambere ryari ritarazamuka cyane, icyo gihe umugore yagumaga mu rugo, yari umuntu wo mu rugo utajya ahandi hantu. Ariko kuri ubu ngubu aho bigeze, nk'uko mubibona, tugeze ku iterambere, tugeze ku gufashanya, ntabwo bikiri nka kera. None kubera iki duhindura bimwe ibindi tukabyihorera? Birakwiye yuko n'ibindi twabihindura, kuko ririya jambo hari abantu bagiye barikinagariramo cyane, barihuriramo n'ibibazo bikomeye, ariko kubera yuko nyine bumvaga ariko zubakwa nta kundi babigenza, bagiye nyine bihangana. Rero kuri iki gihe, muri no minsi, mu by'ukuri mbona generasiyo turimo, ahubwo generasiyo turimo dushobora kuvuga ngo ni generasiyo twubakane, generasiyo dufatanye, kubera kuko byari bimeze mbere, ubu ngubu byarahindutse. Ubu turafashanya, turumvikana, iterambere ryariyongereye, ikoranabuhanga ni ryinshi. Ushobora guhura n'ikibazo ukampamagara uti ko byagenze gutya, wangiriye inama. Ushobora guhura n'ikibazo mu rugo, ukaba wasanga ababyize, abacounselors, ukaba wasanga abatherapist, ugasanga nyine abantu bashobora kukuganiriza, kandi ukaba washobora guhandoringa cya kibazo ufite, ukava muri ya situation wari urimo itari nziza, ukaba washobora kuyivamo kandi ukayivamo neza bitagombye yuko usenya. Muri icyo gihe cya mbere nababwiraga, ngira ngo no kuganira ku bintu by'ubuzima busanzwe ntabwo byashobokaga, ariko ubu ngubu birashoboka. None kubera iki dushaka gukomeza kwibera muri bya bindi bya kera, muri bwa buzima niko zubakwa? Abagore twaragowe, abagore turi indushyi. Kubera iki tutakwiyambura uwo mwambaro ngo twumve yuko hari ahantu twavuye, hari n'ahantu tugeze? Bitatwigisha ubushegabo, bitatwigisha guhinduka abandi bantu, ariko bitewe n'uko isi turimo irimo iragendana n'iterambere. Ntabwo rero twaguma muri iyo karande, ngo mama wanjye baramukubise, nawe uwe baramukubise, gutyo, yari umugore umeze gutya, yari umuntu utagurirwa igitenge, utakorerwa ibintu byiza bikwiye abandi, ngo none rero nanjye ubwo reka nihangane. Nagira mutangarize yuko niba situation mama wawe yabayemo itari nziza mu rugo, yo gutotezwa, itari nziza, yo guceceka atavuga, nawe uno munsi niba uri mu rugo rwawe bikakugeraho, uragenda umugisha inama, arakubwira ati mwa bakobwa b'iki gihe mwe mwarananiranye,
niko zubakwa. Agenda wicara utuze, umugabo aragukubita ugaceceka ugatuza. Murumva se atari akarande nababwiraga? Mu gihe ugomba guhura n'icyo kibazo, niba ushaka kwiyambura iyo karande, ukaba wakwegera umufashamyumvire ukamuganiriza, ukamubwira uti ngiye mu rugo rwanjye bimeze gutyo, reka bimeze gutya na gutya, wenda reka mvuge uwo ngo ko ari wowe wakwizera cyane, na cyane ko kwizera abantu b'iki gihe nabyo ari ikibazo. Hari uwugisha inama ahubwo none agahita yatsa umuriro, agahita guca inyuma, akagenda akajya kubwira umupatina wawe ati bigutya na gutya. Ariko hari abantu bashobora kugutega amatwi kandi batakumenera ibanga. Ushobora kugenda ukamubwira uti ngiye umugabo wanjye ameze gutya, none niyihe nama mwama, akaba yagufasha. Birenze kugenda ugisha wa muntu uri bukubwire ngo niko zubakwa. Hariho n'abantu bapfa bari muri niko zubakwa. Rwose barambwiye ngo niko zubakwa, bigenda gutya na gutya, mu rugo no kwihangana, nta kundi byagenda, baragukubita ugaceceka, bakakuvusha amaraso ugaceceka. Hari n'abo bakubita ngo bakagenda, ukaba wahura n'abantu bakakubaza ati sorry wabaye iki kwitama, ati sha umuriro warabuze iwacu, ndagenda nyine ngenda hatabona nkubita ijisho hano ku rukuta, niyo mpamvu rero byabaye gutya. kandi ari umugabo wakugize gutya. Uri muri niko zubakwa, ntushobora kwegera abantu bizeye bakugira inama. Ubwo siyo karande koko. Mwakagira Imana mwe. Ikinyejana turimo, turi muri viziyo. Ushobora kubaka neza unezerewe, nta muntu uguhohotera, nta muntu uhutaza uburenganzira bwawe, ariko nawe wabigizemo uruhare. Egera abajyanama bagufashe uve muri niko. Niba ushaka kwikuraho karande ubundi ni umwuka mubi ukurikirana umuntu ukareba ugasanga mama we baramukubise, nawe ubwo bagomba gukubita ukihangana. Ubwo nawe n'umukobwa uzabyara bazamukubita yihangane. Cyangwa ukareba ugasanga papa wawe yari umuntu w'inganzwa utagira ikintu na kimwe, nawe ware ukumva yuko nyine niko bigomba kugenda. Naza kukugisha inama uzamuhiyihe, ko ari ukumubwira ngo ihangane nyine ngo niko bigenda. Tubara kugira ngo tunezerwe, nubwo ibi tunezeza mu isi bituzuye 100%, ariko cyane cyane mu rugo ni ahantu ho kwishimira, ni ahantu tugomba kunezerwa, tukumva tuguwe neza. Rero bitewe n'ukuntu iterambere ryirutse cyane rikaba ryihuta cyane, niko natwe tugomba kwavansa mu mitekerereze, tukaba abasirimu mu mitwe, tukaba abantu, tukagira generation, twumvikane, twubahane, twumvane. Ubundi umuntu ufite urugo uramutse ugendeye kuri ibi bintu bitatu, twumvikane, twubahane, twumvane, ni ukuri byagenda neza. Aho bitagenze neza kuko naho bijya bibaho, ukagenda ukawagisha inama. Ariko ntube muri niko zubakwa. Hari abantu bapfa bari muri niko zubakwa.